Nyuma y'aho inganda zimwe zimuriwe ahabugenewe muri Economic Zone, zimwe zigasigara hafi y'ingo z'abaturage, abatuye hafi y'uruganda rwa Bralirwa rutunganya inzoga zidasembuye mu murenge wa Kicukiro baratangaza ko babangamiwe cyane n'amazi aturuka muri uru ruganda, dore ko abanuka cyane. Aba baturage bakaba batunga gatoki ubuyobozi bw'uruganda rwa Bralirwa, dore ko bavuga ko ayo mazi yoherezwa mu baturage mu masaha ya saa sita z'amanywa ndetse no mu masaha akuze ya nijoro. Mu by'ukuri amazi avamo hano muri Bralirwa aranuka cyane ku buryo mbese yatera n'abantu indwara. N'umuntu wese uzaca hano n'abaturanyi baho avuga yuko aya mazi abanukira cyane, amanuka saa sita. Nk'ubu ngubu mutaragenda saa sita ubundi nibwo bayavidura akamanuka, cyangwa nimugoroba nka saa moya gutyo, cyangwa se imvura yaguye. Nubwo abaturage bemeza ko mu ruganda rwa Bralirwa haturukamo amazi mabi kandi anuka, Benoit Sibomana umuyobozi w'uruganda rwa Bralirwa ishami rya Kicukiro ntiyemeranya n'ibyo abaturage bavuga, dore ko hashimangira ko bafite imashini zifata kandi zikanayungurura amazi yose akoreshwa mu koza ibikoresho by'uruganda rwa Bralirwa. Ibyo se wowe wabikora uri umuntu ugira ubwenge? Ahubwo twaba twarabonye igisubizo cy'icyo kibazo niba twarakibonye. No kuvuga ngo ibyo ntabwo tubyemera, ahubwo tuzakorana n'ubuyobozi bw'ibanze nkuko nabivuze, dushakire hamwe umuti w'icyo kibazo. No kuvuga ngo tubanze twige nyine aho icyo kibazo kiri, niba gituruka iwacu tuzagikosora, niba bituruka no mu baturage nabo twafatikanya kugikemura, twabagira n'inama. Mbese no kuvuga ngo twebwe tuzakorana n'ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije abaturage gikemuke. Ikibazo cy'amazi mabi aturuka mu ruganda rwa Bralirwa cyahagurukije inzego z'ubuyobozi bw'akarere, gusa nyuma yo gusura imikorere y'uru ruganda ndetse n'imikoreshereze y'amazi, ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwihaye icyumweru mu rwego rwo gukora igenzura n'ubusesenguzi kuri iki kibazo, nk'uko Mukunda Angelique umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kicukiro yabidutangarije. Nkuko babitweretse turi kumwe n'abanyakubahwa abadepite, tubona bimeze neza, ariko ku manywa nkuko mubivuze ntabwo amazi anuka. Twaje natwe mu masaha y'akazi dusanga amazi ntanuka, ariko nagira ngo nizeze abanyakubahwa abadepite ko twiyemeje ko ya masaha abaturage bavuze ya saa 9 z'ijoro tuzaza kugira ngo tubyumve turi kumwe n'abatekinisiye ba Bralirwa. Ikindi mu gihe cy'imvura nkuko mwabigaragaje, mu gihe cy'imvura naho twiyemeje yuko tuzaza tukareba si imvura bimeze biti, umuyoboro amazi aturukamo, amazi twabonye asukuye muri Bralirwa atakagize icyo yangiza, kuko nkuko babitweretse hari aho abanza kujya mu mafi, abaye ari amazi mabi y'amafi y'ibinyabuzima yakabaye nayo apfa. So kuba rero adapfa nuko ari amazi mazima atakagize icyo atwara, atakanabaye afite niyo mpumuro mbi. Ubuyobozi bwa Bralirwa n'abatekinisiye babo biyemeje yuko bakurikirana uwo muyoboro bakareba uko bihagaze, noneho tugakosora ibishoboka, ndetse n'aya mazi amanuka ajyamo bari bukore canalisation kugira ngo turabaha mu gihe kitarenze icyumweru kimwe kuba byibuze bikozwe. Uretse ubuyobozi bw'akarere n'abadepite bashinzwe ibibazo by'abaturage nabo bagaragaje impungenge ku buzima bw'abaturage, ibivugwa nabo bibaye ukuri. Niho Honorable Mukazibera Alice umudepite mu nteko ishinga amategeko yashingiye avuga ko bagiye gukurikirana ibivugwa n'aba baturage ku bufatanye n'inzego z'ibanze. Urebye ibyo dukora byose akenshi babishingiye no ku mategeko. Nkanga mfite itegeko rijyanye no kubungabunga no kurengera ibidukikije. Muri iryo tegeko mu ngingo ya 3 ivuga ko buri wese n'inshingano ya buri wese yo kurengera no kubungabunga ibidukikije. Iki kibazo rero twakimenye tugeze mu murenge wa Kicukiro, ubwo muri izo turune nyine turimo gukora tuganira n'abaturage batubwira ko babangamiwe n'ikibazo cy'amazi n'umunuko uturuka hano mu ruganda rwa Bralirwa, aho baba bicaye, aho baba nka nimugoroba cyane bakumva bakabona amazi cyangwa se n'umuntu kumanuka mbese biva muri uru ruganda. Ko twakibonye rero twabanje gusura nyine ibyuma bakoresha, dusura ahantu hatandukanye ha traitement des eaux usées, dusanga ukurikije standard zabo bakoresha na technique bakoresha dusanga barabikora, ariko byagera hanze nk'iriya etape batweretse hanyuma byagera hanze imvura yagwa hanyuma bikabangamira abaturage. Rero uko twakibonye nyine ni kibazo, ni byiza ko twatanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, yakuba vice mayor n'ubuyobozi bw'umurenge bakaba bari bahari, n'abaturage nyine mwagize umwanya wo kuganira nabo bababwiye uko bimeze. Ubwo rero uko twakibonye nuko tugomba gukora ubuvugizi kandi twagikurikirana kugira ngo icyo kibazo gishobore kuba cyakemuka, kuko kiratera
nk'abaturage bavuze ngo babyimba inda, batumba inda y'imyuka isohotse no kunukirwa no kurwana n'amasaha yo kurya gufungura kugira ngo bashobore kuba bafungura nyine bafite umutekano uhagije. Ibyo byose ni ibibazo twagiye tubona kandi ni byiza ko ubuyobozi bwa Bralirwa bavuze ko bagiye gufata ingamba zo kugira ngo babikemure. Uruganda rwa Bralirwa ni rumwe mu nganda zitunganya ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, rukaba rwaratangiye gukora mu Rwanda mu mwaka w'1974. Uru ruganda rukoresha amazi afite ingano iri hagati ya metero kibe 300 na metero kibe 400, akaba anyuzwa mu muyoboro unyura hagati y'amazu y'abaturage ku burebure bwa metero nibura 30 uva ku muyoboro unyuramo amazi aturuka mu ruganda rwa Bralirwa ujya mu ngo z'abaturage.